Niyo Daniel nk'ibisanzwe nguhaye ikaze nanone kuri na YouTube channel yacu niyo Daniel Official. Nk'ibisanzwe narinje kukugezaho inkuru yacu yo munsi nkuko nabibabwiye ni buri munsi ku saa 7 z'amanywa kuri na YouTube channel yacu niyo Daniel Official. Nguhaye ikaze rero niba ukunda inkuru by'umwihariko zirimo ibintu zikwigisha cyangwa zikunezeza, ndagira ngo ubwire ko wageze mu mwanya wa nyawo. Ino channel niyo ya nyayo, niyo usangaho inkuru nziza kandi zikwigisha ndetse zinakunezeza. Tudatinze rero nakubwira ni reka dutangire, ariko mbere yuko dutangira nagusaba kureba handitse subscribe ukahakanda ugakanda no kunzogera niba uri mushyashya cyangwa se uri umusangwa. Ibyo bintu utarabikora rwose ni byiza ko wabikora kugira ngo tujye tubana. Iyi nkuru rero tugiye kumva, iyi nkuru ngiye kubagezaho ni y'umwami. Umwami wahamagaye abantu babashushanyi abasaba yuko bashushanya igishushanyo gisobanura amahoro cyangwa se igishushanyo kigaragaza amahoro. Ndagira ngo uyumve neza rero, uyumve kuva itangiye kugera ku musozo wayo kugira ngo uze kungukiramo byinshi. Tudatinze rero reka twitangirire inkuru yacu. Igihe kimwe hariho umwami igihe kimwe yahamagaye abantu babashushanye mu gihugu cyose, abantu bazi gushushanya. Umwami ababwira yuko hari amarushanwa yo gushushanya. Abashushanyi bose bo mu gihugu bitabira ayo marushanwa kugira ngo barebe ko bakwegukana ibihembo, kubera ko umwami yari yashyizeho ibihembo byiza cyane, amafaranga menshi, ndetse yewe akanabagabira akabaha n'inka nyinshi. Abashushanyi rero birumvikana ko bari bakeneye amafaranga, ndetse n'izo nka bagombaga kuza bakabiharanira bagashushanya. Bose bahageze umwami arababwira ati nta kindi nkeneye, mwese abaje hano mwese abitabiriye ano marushanwa, igishushanyo nshaka ni kimwe. Ndafata bibiri bya mbere ndebemo kimwe cyiza aba aricyo noranyamo. Ubwo bose batangira gushushanya icyo gishushanyo. Yaramaze kubabwira, yarababwiye ati nkeneye igishushanyo gishushanyije neza kigaragaza amahoro cyangwa se cyerekana amahoro ariko binyuze mu gishushanyo. Abashushanyi bose birumvikana bari bagiye gutangira gushushanya. Barashushanyije bose bashushanya ibishushanyo bitandukanye bishaka kugaragaza amahoro. Birumvikana buri wese yashushanyije icye gitandukanye n'icya mugenzi we. Bashushanyije byinshi bishaka kugaragaza amahoro, barashushanya ari benshi. Ariko byibuke umwami yari yavuze ko agomba guhitamo igishushanyo kimwe akaba ari cyo ahembera. Igishushanyo cy'umuntu washushanyije neza nicyo yari akeneye guhembera. Kimwe muri abo bose bari baje gushushanya yagombaga guhitamo nyine kimwe. Barashushanyije rero bashushanya ari benshi. Bashoje gushushanya umwami arangije arababwira ati mwashoje? Bati yego twashoje. Waje ukareba rwose twabishoje. Umwami arangije agenda agiye kureba ibyo bishushanyo byari byashushanyijwe, byari byinshi rwose. Umwami ahageze birumvikana yagombaga gutuza agashishoza, ubundi agatoranyamo igishushanyo cyiza abona ko kiri gusobanura ikintu yari yababwiye ko bagomba gusobanura binyuze mu gishushanyo. Nta kindi, igishushanyo gisobanuye amahoro cyangwa kigaragaza ko ahantu hari amahoro. Umwami yagombaga kuza akitonda agashishoza akareba muri ibyo bishushanyo byose, byari byinshi, agahitamo kimwe agomba guhembera. Byose rero yabinyujijemo amaso, ndetse yewe aranabyanariza abitekerezaho, areba ubugeni bakoresheje, areba uburyo babishushanyije, byose arabireba. Byose abinyuzemo atoranyamo bibiri abona biri kugenda birusha ibindi. Arangije aravuga ati muri ibi bibiri rero maze guhitamo ndabona ari byo bya mbere muri ibi byose, ariko muri ibi bibiri nanone ngomba guhitamo kimwe kirusha ikindi. Ngomba guhitamo kimwe gifite ubusobanuro mbona bwiza kandi bwumvikana ku byo nababwiye gukora. Umwami yarebye ibyo byombi uko ari bibiri, yagombaga guhitamo kimwe. Nabyo atangira kubitekerezaho, areba ubugeni bwakoreshejwe kugira ngo bishushanwe, areba igisobanuro cyabyo, byose agenda abyitaho. Igishushanyo cya mbere uburyo cyari gishushanyijwemo, cyari gishushanyijwe neza, gisa neza, ubona ko gikeye. Hari harimo umugezi utuje, harimo imisozi, akazuba karashe, ndetse n'ikirere cyasaga neza cyane rwose. Ubona ko umwanya rwose utuje, ubona ko aho hantu niba ari n'ifoto wenda baba bafashe
haba ari ahantu hatuje. Icyo gishushanyo byagaragaraga ko rwose gisa nk'ahantu hatuje cyane. Umwami yagombaga kureba n'icya kabiri. Icya kabiri yari ari kukireba akabona ni ahantu mu misozi, akabona ikirere kirimo umuyaga mwinshi, ndetse yewe amazi yari arimo aramanuka hejuru ku misozi amanuka hasi. Umwami byose yarabyitegerezaga, ariko arebye neza muri icyo gishushanyo cya kabiri cyari kirimo imiyaga myinshi, imisozi imeze ukuntu ihanamye, ndetse n'amazi ashoka kuri uwo musozi. Rwose wabonaga ko gisa nk'ikirimo akavuyo kenshi cyane. Ariko umwami aritegereza neza abona muri icyo gishushanyo harimo inyoni yubatse icyari mo hagati muri iyo misozi, ahantu hahanamye, ahantu rwose ubona ko hatari heza ho kuba. Umwami abonye iyo nyoni iri muri icyo gishushanyo bimutera gutekereza byinshi. Ahita yibaza uburyo inyoni yagiye ikubaka ahantu hameze haryo, ahantu habi gutyo, ahantu hari mu misozi ihanamye, ahantu hashoka amazi, ndetse yewe n'ikirere cyari kibi cyane. Umwami abibonye ahita ababwira ati, ninde washushanyije iki gishushanyo? Wari wagishushanyije? Ati, ni njyewe nyakubahwa. Umwami ati, ngwino hano. Bwaraza umwami aramubaza ati, ese iki gishushanyo cyawe, iyi nyoni iri hano isobanuye iki muri iki gishushanyo? Umushushanyi arangije abwira umwami ati, nyagasani mwami, njyewe kino gishushanyo nashushanyije, iki gishushanyo cyose ndetse n'iyi nyoni irimo, byose bishaka gusobanura amahoro. Njye ni buno buryo natekereje ko nashushanya kino gishushanyo, kubera ko amahoro ntago bisobanuye ko ibintu byose biri mu mwanya wabyo. Amahoro ntago biba bisobanuye ko ibintu byose biba bituje, ahubwo amahoro hari igihe rimwe na rimwe bidusaba kuba ahantu hari ibibazo ndetse n'umutekano muke, ariko muri twe tukubaka uburyo tugomba kubihunga, nubwo tuba tubirimo tukabana nabyo, kandi ntihagire icyo bidutwara mu byo turimo byose. Ibyo bintu bituzengurutse bibi byose ntihagire icyo bidutwara, tukiga kubana nabyo. Ayo niyo numva ari amahoro, kandi amahoro twese twakishimiye. Ati, iyi nyoni ureba rero hano hantu yubatse hagati y'iyi misozi ihanamye, hano hantu hakunda kuba ikirere gisa nabi ndetse n'amazi ashoka menshi cyane. Iyi nyoni urebye ahantu yubatse neza ku buryo ayo mazi atazayigeraho, ku buryo rwose izagiza ikajyamo ndetse yewe ikiberaho neza. Uku niko rero n'abantu dukwiye kubaho kugira ngo dushake amahoro. Iyi si yuzuye ibibazo, iyi si yuzuye guhangayika, iyi si nta gihe na kimwe tutazahura n'ibidukomereye, nta hantu na hamwe uzajya ngo ubure guhura n'ibintu bibi, ahubwo wowe ubwirinzi ndetse n'ubudahangarwa ufite kugira ngo ube muri ibyo bintu ube mufite amahoro, kugira ngo ube muri ibyo bintu ube mutekane, ntihagire icyo bigutwara. Ubwo budahangarwa wubatse nibwo buzatuma ugira amahoro wowe ku giti cyawe. Umwami yumvishe ibyo bamusobanuriye, arongera areba igishushanyo neza, areba ubugeni burimo, imisozi ihanamye cyane, amazi yashokaga, ikirere kimeze nabi, ndetse n'iyo nyoni yagiye kubaka hagati muri iyo misozi ihanamye gutyo. Icyo gishushanyo umwami akirebye gutyo, yumvishe n'ubusobanuro nyiri kugishushanya amuhaye. Umwami yahise avuga ati, iki ni cyo gishushanyo cya mbere, iki ni cyo gishushanyo mpisemo. Iki cya kabiri nibyo muri ubu buzima nta na hamwe uzajya ngo ubure guhura n'ibibazo, ngo ubure guhura n'ibikugerageza. Aho uzajya hose uzabihasanga, ahubwo igisobanura amahoro ni uburyo wowe uba muri ibyo bibazo ukabibamo, ndetse ukishakira amahoro ku giti cyawe. Nubwo waba uzengurutswe n'ibibi byinshi, nubwo waba uzengurutswe n'ibigukomereye byinshi, wowe ukubaka amahoro yawe ku giti cyawe. Iyi nyoni rero bisobanuye ko nayo ifite amahoro, kubera ko yabashije kubaka icyari ahantu hameze hatya, ahantu hazengurutswe n'ibibazo, ahantu hazengurutswe n'ibyayikomerera ndetse byayishyira no mu kaga, ariko yo yabashije kubaka ubudahangarwa bwayo, ndetse ibasha no kubaka icyari hagati muri uwo mwanya usa gutyo abantu benshi batatekereza yuko babamo. Iyi nyoni niyo isobanuye, ndetse ni nacyo gisobanuro cyiza cy'amahoro. Iki gishushanyo rwose nicyo nagira icya mbere, ndetse ni nacyo kigiye guhabwa ibihembo. Bidatinze wa mushushanyi washushanyije icyo gishushanyo, umwami yamuhaye ibihembo bye nk'uko yari yabibasezeranyije, kubera ko igishushanyo cye nicyo cyari kimaze gutsinda.
Rero iyi nkuru irimo isomo rikomeye cyane natwe dushobora ndetse kuyumva tukaba twakwigiramo. Burya amahoro, kugira ngo uzabone amahoro bisaba kwiyashakira no mu bigoye urimo, bisaba kwiyashakira no mu bibazo urimo, kubera ko nutegereza ko ibyo bibazo birangira ngo uzabone amahoro, birashoboka ko utazigera uyabona, kubera ko nta gihe ibibazo byarangiye muri iyi si. Uyu munsi birarangira ariko ejo bizagaruka. Rero mu gihe utashoboye kubonera amahoro no mu bibazo urimo, mu gihe utabashije kubaka ubushobozi muri wowe ndetse n'ubudahangarwa bwo gushaka ibisubizo ndetse no gushakira amahoro muri ibyo bibazo, birashoboka ko ayo mahoro uri gushaka utazigera uyabona. Banza umenye neza ko muri iyi si nta na hamwe uzajya ngo ubure guhura n'ibikukomereye, ubure guhura n'ibibazo, ariko mu gihe cyose wubatse ubudahangarwa bwo kwishakamo amahoro wowe muri wowe ku giti cyawe, ibyo bibazo uzajya ubigeramo, ariko nanone wumve utekanye, wumve ko nabirenze, kubera ko uzaba warasobanukiwe igisobanuro cyiza cy'amahoro ndetse waramenye n'igisobanuro nyacyo cy'amahoro. Rero icyo uba ufite ni ukwiyubakamo ubudahangarwa ndetse ukiyubakamo ubushobozi bwo guhangana cyangwa bwo gushaka amahoro no mu gihe uri mu bibazo, kubera ko igihe cyose wategereje ko ibibazo bibanza kurangira ngo ubone amahoro, ibibazo nta gihe bizarangira. Uyu munsi urahura n'ibibazo, ejo bikemuke, ejo haze ibindi nabyo bikemuke, bigende bityo. Rero igihe cyose utifitemo ubushobozi cyangwa ubudahangarwa bwo gushakira amahoro no muri ibyo bibazo, birashoboka ko utazigera ubona amahoro. Kandi nanone burya wabashije gutuza ukiyumvamo amahoro, ukumva ko utekanye muri wowe no mu gihe ufite ibibazo no mu gihe uri mu bibazo, ni umuti mwiza ndetse ni nacyo gisubizo, ni nacyo gisobanuro cyiza cy'uko ushobora kubona ibyo bisubizo by'ibyo bibazo byose bikugarije. Murakoze cyane rero, munyemerere mbasezere. Video y'uyu munsi munyemerere nyicumbikiriza aha, nizera neza ko hari icyo wigiye nibura muri ino video, cyangwa se hari icyo wenda ino video yakunejeje. Munyemerere rero dusubire muri video ikurikira yobagezagaho ino nkuru. Ni niyo Daniel, ndabashimiye cyane, mbashimira by'umwihariko namwe mwafashe umwanya wanyu mugakanda handitse subscribe. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba mwarakoze subscribe kuri YouTube channel yacu niyo Daniel Official. Nawe utarayikora musaba, niba uri mushyashya cyangwa uri umusangwa ariko utarakora subscribe, ko areba handitse subscribe ukakanda ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo tujye tubana. Murakoze cyane rero, munyemerere tubane muri video ikurikira.